Ikaze kuri wowe mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, mbonereho kukwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho kenshi cyane kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 13 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Nyemerera nanone ubanze unkanire kuri iyo buto ya subscribe hano kuri Kigali Zoom Info kugira ngo turusheho kugenda tubana umunsi ku munsi. Ni inkuru ibabaje cyane kandi iteye n'ubwoba, ubwo imodoka yari ihetse abanyeshuri bavuye muri weekend berekeje ku masomo yabo yaje kuba yakora impanuka ikomeye cyane bitewe na wa mudayimoni umaze iminsi aza kwigaragaza hano muri gare ya Nyabugogo. Nyemerera nanone turebere hamwe aho byabereye ndetse n'igihe byabereye ndetse n'icyabiteye nuko byagenze. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza, nkubwira ni ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Ubwo imodoka yavaga mu karere ka Musanze itwaye abanyeshuri ibakuye ku macumbi yabo ibajyanye ku mashuri aho basanzwe bigira kugira ngo bakomeze amasomo yabo nk'uko bisanzwe, yaje kuba yahura na wa mudayimoni usigaye yigaragaza ku manywa nyaruhanga. Nibwo yaje kuba yahura n'abashumba bari bavuye kuragira barimo batambutsa inka zabo mu muhanda, none umudayimoni aza kuba yafata ya modoka ayishora muri za nka iraziribata nayo ubwayo itisize, biza kuba byarangira abantu benshi bahasize ubuzima ndetse n'abanyeshuri bake muri bo baza kuba bahasiga ubuzima ndetse n'uwari ubatwaye. Iyi ni inkuru ibabaje cyane ikomeje kugenda igarukaho kenshi cyane hano mu binyamakuru bikomeye hano ku gihugu cy'u Rwanda kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 13 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Nyemerera nanone iyi nkuru tuyisobanure neza gatanu kuri gatanu, urebe nimba nawe ibi bintu hari icyo wabivuga kugira ngo bashake ubutabera, barebe ukuntu barwanya aya madayimoni akomeje kugenda yakibasira uyu mujyi wa Kigali. Ku munsi w'ejo nibwo nari nabagajejeho inkuru ikomeye cyane kandi inababaje y'umudayimoni wari waje kwigaragaza mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo. Nibwo yaje isoko riremye ndetse uko bavuga ngo isoko riba ribihumuje, nibwo naje kuba nabahereza n'akavideo k'abantu benshi cyane baje kuba bashungera ngo barebe uyu muntu waje kuba yakigaragaza ku manywa nyaruhanga. Nkuko tubizi abadayimoni basanzwe bigaragaza bacishije mu bindi bintu bigiye bitandukanye harimo nk'inzoka cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko iki kintu gikomeje kuza kuba cyakibanda muri uyu mujyi wa Kigali cyo abantu bakomeje kuba bakiburira ishusho. Ndetse nanone nk'uko byagenze ku munsi w'ejo, ni imodoka yaje ifunze neza cyane, ihanaguye neza cyane, iri ku isuku, ariko inyuma ifite agasahane kabatwariramo imizigo, hari habambyeho agashitingi keza cyane, hasohotsemo abantu bifunze amasura baza kuba batwikurura, hatarukamo icyo kintu kiraza kigandara mu muhanda hagati, ubwo abantu bari barangaye ngo barebe iby'ibyo bintu bikomeje kugenda biba ku manywa nyaruhanga. Nk'uko byagenze ku munsi w'ejo, imodoka yaje kuba yabaca muri humye, nta wamenye aho inyuze. Nanone polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikomeje kuba yakurikirana uyu muntu ukomeje kugenda kuba yategura ibintu bikorwa nk'ibi ngibi, akaza kuba yateza umutekano muke hano mu mujyi wa Kigali. Nyemerera udukandire ku buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kugenda turebera hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda ayobekana hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse mu mujyi wa Kigali. Nk'uko bisanzwe, nurangiza ufungure n'inzogera kugira ngo igihe dusizeho iyindi nkuru nk'iyi ngiyi bihite bikugeraho gatanu kuri gatanu. Mu yandi makuru nanone, zangirwa basore itatu uko zatemaguye wa mwana w'umukobwa zaje kuba zafatwa zitabwa muri yombi kugeza maginga ya twavuga yuko ziri mu maboko atarayazo, nazo ziri kuba zakitabwaho, zirimo zihabwa ibihano bizikwiye kugeza maginga ya abantu benshi bakomeje kugenda babasabira igihano cy'urupfu nk'uko bindi bihugu bijya bibigenza, ariko mu gihugu cy'u Rwanda tuzi ko icyo gihano kitarageramo ndetse nta nicyo bateganya kuba bazana, ariko abantu benshi bakomeje kugenda kuba aricyo babasabira kuba nabo babahereza igihano cy'urupfu kugeza maginga ya rero bafungishijwe ijisho, ntabwo barabakatira, sinzi nimba bazana bakatira kugeza maginga ya abangaba. Ntabwo wavuga ngo ubahereje ngo imyaka ngo bagende muri gereza ngo nibazimaramo bazataha. Kugeza maginga ya biragaragara yuko bari bamaze kuba bakora igikorwa kibi cyane, ni igikorwa
c'ubunyamaswa kuba bafata umuntu bakamutemaguza imihoro. Ni ibintu biteye ubwoba bwinshi cyane. Inyemerera nawe ugende muri comment nawe uduhereze igitekerezo cy'ukuntu waba ubyumva, uvuge ukuntu nawe wakumva babahereza igihano kiri buze kuba nabo canganya n'ibyo bari bakoreye uriya mwana w'umukobwa. Abantu benshi bakomeje kugenda basaba yuko babahereza igihano cy'urupfu, bakagongwa cyangwa se bakamanikwa cyangwa se bagatwikwa, ariko hano mu gihugu cy'u Rwanda icyo gihano nta kirimo, ariko bakomeje kugenda kuba babasabira nabo ibihano bikakaye cyane.